ariko boss akazi katagira vasi ko kwica umuntu umva boss amaraso y'ura muntu tugiye kwica azakubaze no 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 no哎呦我的妈 boss hanyuma mwe bigenze boss reka baba niba tugiye kwica uwo mwese mutuve ko mubaye ibiyapu wajya w'igeti reka da umva kagende ndemvanye mwakanje namwe nzi ngaho nyine wari urabona tubonye tutabishobora amafaranga ndayegera wagize miliyoni zikora y'abaturage oya musubire yeri natara ngo musubire mwebwe binwara aya mwe basasira abandi pe oya aya bose reka njye mubwire turi abantu bangahe umwe babiri batatu bane batanu ahubwo igihumbi 30 ibihumbi 10 wavuga ngo ibihumbi 10 tubigabane ku bantu batandatu bari abantu okay nta kibazo bose reka njye mubwire cyuko njye nkubwisha ukuri urabona ni ngiye mukuri muri aba n'abana nibura turi abantu batandatu hari abahungu batanu n'uyu mukobwa sibyo yego yagiye 30 buri muntu afate 10 nawe arututumye ngo tujye kwica ngo umuntu ngo ku 10 fata 10 gabanye gatatu ni kangahe sije 500 ayo nkubwiye 60 nge sinshaka kujya munsi nge nakwemera nge nkakareka karakazi nge sinagakora kuvuga ngo n'ibihombe 10 fata 10 ugabanye gatandatu ni 500 harimo kinigi biro bingaye kuko kuko umuntu yajya ko gusiga ubuzima kuri ba metre barimo bakubita shana nawe ntiwajyayo twabyemeye ubwo nizere ko avanze ariko turagenda ihari oya 60 nanyigiye ko yabaho nuko nabahamagaye rero avanze mwese wese agiye kwisanga kuri telefone manye kugeraho yabonetse bakunda ryo mu minota mwihuta akanye kabunyi ubu bakakabona ariko kabateye ubwoba abantu bategwa biko bibeze nyine mugende akuse mugende amafaranga ari murayo nta kibazo mari kwanze twebwe turayibona n'ugira ikibazo rero ko mbavana mu mwuka nawo bose araduhemba neza bari heza bagize ubwoba bagiye badutinye uri wese do bose Sha, nawe ujye uriho. Ubundi mbanze mbabaza ubundi mbere na mbere mwari mwaje kumara icyarusha cyabazanye ahangaha ushaka abana nkamwe mwamaje mubikisha mwaje gukora iki mwaje gukora iki mutansubiza se icyo twari tuje gukora hari umubosi batubwiye ngo araduha 60 twese hamwe muri rusange ngo twice umuntu ariko mushatse mwatubabarira na hano ntago muhazi mwabye mwabana uzi hano iyo dufashe umuntu tumubagira imbwa ubu ngubu akabi murakabonye none sasa tugiye kurekuza za mbwa zose ntago murava ahangaha imbwa nyine aha akimbwa karashobotse